uri igikoko, Emirene uri igikoko, Emirene uri igikoko mu myambaro. Abantu baherekeje Emirene bari abantu 80 hanze y'uwo murenge wa Gishari. Mu bwa mbere byari bibaye hari apese mu 20 icyarimwe zije mu bukwe bw'umuntu umwe cyangwa mu murenge w'umuntu umwe. Imodoka yambaye ikote ryiza, Emirene ikote yari yambaye rigura amadolari 400. Agiye kurahira yibutse ko atafunguye igipesu bro. Ni systeme kintu ako Emirene afite icana cyiza we, mbega icana cya nyirabukwe ni cyiza, gifite neza, gifite nonge nkunda zira size, nase kunda zira size ikintu gibikwereka se. Naho mu Rwanda Emirene afite umugore mwiza. None uketeye kabiri meze gutyo Christian Rinda, mwakoza amahano, mwakoza amakosa, binashoboka ribu yabafunga. Murumuna wa Rinda witwa Nkusi, nubwo ari murumuna we, bavukana ku mubyeyi umwe, umwana mwamuzana muri iyi mihanda, by'ubwabyo bihanwa n'amategeko. Kabiri, none se uyu mukobwa Queen Nkusi niwe wabyaye wenyine na Christian yarabyaye? Noneho umuntu ubwo twari kumwe ubwo nyine umusheri w'uwo mutibe twazi wavuye muri Amerika abarambye atari ko se buriya si umugore wakana ko bari gusomagura bari kurya ubuzima bw'icyamamare bwagiye hanze. Ubuzima bw'urugo rwawe uba ugomba kugira uko witwara, kugira uko uvuga, kugira aho uburi, kugira aho usohokera, kugira uko witwara mu ruha. Sekanongera mwikaze gukurikirana ibiganiro byacu kwibuga Global TV musoza wereye hose uri mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali. Mbanzi neza ko muri 5 kuri 5 abantu bari mu ntara yacu ya 6 diaspora abo tubasuze kandi twizera ko bameze neza. Uri Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania aho wereye hose mu Kinyarwanda nawe reka tugusuze kandi twizera ko umeze neza. Niba utarameze neza wihanganira aza kuza guhinduka nawe bigene neza. Dukomeze cyane abantu bari Masisi, dukomeze cyane abantu bari Murenge, tubabwire ni bakomere kandi bihangane. Ni ku itariki 12 z'ukwezi kwa 8 2026 igitondo cyaramutse neza cyane, umucyo usa neza cyane. Nicaranye na camarade Faxman originality. Kamara Meze neza? Ngewe meze neza cyane. Umeze neza nawe? Ndashima Imana kabisa. Yabitswe kuri nete nk'ubwo abadokteri. Niyo nzira ndi umudokteri mu mihanda. Ese ni wari uziko ndiki? Ndi docteur. Docteur dans tous les métiers. Cartier dans tous les métiers. Ubwo nawe urumva ngewe imihanda iyo yapfubye. Njya mbona abanyamakuru, nkabona abasesenguzi, nkabona abantu mu mihanda. Uza kuyipfubura. Nkabona abantu nabyita nko kujwajwata. Kinyarwanda kirakomera. Ushobora kuvuga iri jambo umuntu akagira ngo uramututse. Nkabona abantu bavuga ibintu biri ku mihanda, nkabona abantu basesengura ibiri ku mihanda, nkareba ibiri kugenda mbere muri showbiz nyarwanda, yaba muri cinema, yaba muri football, yaba muri music industry, yaba mu buzima busanzwe. Nkabona barimo barajwajwata. Aho ngaho niho mbera Dr. rero. Aho ngaho niyo mpamvu ubona ko ubu ngubu nshatse zino nete nazivanamo ahita nambara izindi. Bikoze ubirebe. Oya burakiye tonto tw'abadokteri gatoya. Tonto tw'abadokteri gatoya turetse gatoya. Urumva izina ryo ryamaje gufata ni Faxman originality. Aya nguri impuguke. Musesenguzi wa mbere. Nabonye baranyise ngo ni impuguke. Mu minsi yashize abantu bashidikanyagaho, ariko ubu babandi bashidikanyagaho barimo barangarukira babaye abafana babwira ati musirikare tubabarire. Ntabwo twari tubizi, ntabwo twari tuzi kuri uru rwego. Reka twivire kuri ibyo ngibyo tugatakira ahangaha. Ejo nibwo hamenyekanye inkuru nyamukuru yuko umugabo muri Ndahabi Irene Kasha Makokero cyangwa se nyiri MI Empire yari yasezeranye n'umukunzi we bari yaraherutse gutera ivi mu murenge, ndetse bimwe bibanze no gushidikanywa bavuga bati ni mu karere ka Muhanga yagukoreye mu murenge wa Nyamabuye, ariko biza kurangira byabaye bihuha bigaragara yuko umurenge wabereye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Gishari. Mu biro byari byitabiriwe n'inshuti nke cyane za hafi z'inkoramutima. Nibo twavuga ngo ni z'inkoramutima cyangwa se niba ari b'abanyamahanga zwe nasinzi ko nabivuga. Irene yabaye umugabo. Irene n'umugabo murinda nkuba cyangwa murinda habi.
ubwo iyo muze muri Ndankuba sinzi umuntu wize ukazana muri nuze muri showbiz Rocky kirabiranya anyway ni inshuti ye hafi cyane ko nejo yararimo yego Emirene cyangwa muri Ndahabi umaze iminsi akundana na Liliane wamwambitse impeta ndumva ibyo ngete ari n'inkuru ko bagiye umurenge kuko icambere impamvu atari inkuru yaramwerekanye amwambika impeta amwereka abanaremwe exposa Emirene ni umuntu ibintu bye ubuzima bwe hafi ya bwose buri private buri privé nushobora kumenya umwana nushobora kumenya ngabahehe nushobora abe utuntu twose nibanga ntiwamenya ngo yasohokeye yagiye kunywera icupa he na cupa anywa fanta ntiwamenya ngo yanywereye igikoma nk'abandi bose harabagabo yadurira ahantu twagiye kunywa ibikoma hari Nyamirambo hari aboro banywera igikoma yego uri kumva ntabwo ibintu bya Emirene ni ibintu biri mu rwihisho biragoye kugira ngo umufatishe no ntabwo wamubona muri buri kateye ntabwo wamubona muri buri birori wapfushije wese nagari kamushingura nuko wagize ubukwezi kabutaha biragoye Emirene ni umugabo wihariye n'umurenge nari niteze yuko ugomba kugira gute ugomba kuza uri privé n'ubundi ariko nubwo aba privé hari abantu twavugaga ngo ntibawe nko kubona nkayisha tumuhamagaye tugasanga ari muri shuti erega reka nkwereke neza Emirene mujye mumenya yuko hari ikintu mutaramenya ubukwe ni umuhango w'inshuti n'abavandimwe imiryango inshuti n'iki n'abavandimwe uri kutuderanja Evo iyo ubukwe ari ubw'umuryango inshuti n'abavandimwe bivuze ngo ubu utabonye maho hita umuclassifyinga mu kindi cyiciro waya kamara ndabikubwira nibyo byabaye ku bukwe bwa mukobwa ejo bundi wakoze umurenge abantu bagasara aho ujye utinya kuvugaho ntoye ntabwo namutinya nubwo mutinya ahubwo no kugira ngo mwereke yuko hari ibiboro ndeba nyine nkabirebera nkariye Emirene rero umurenge ariko Evo wasaze Emirene n'umurenge wagiye kubera he za Muhanga woye Rwamagana mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Gishari oya wapi kamara byari byitezwe ko uri bubere mu nuza muri Muhanga mu murenge wa Nyamabuye urabyumva biza kurangira babereye Gishari mu murenge wa Gishari mu karere ka Rwamagana sikari byo karere ka Rwamagana mu murenge wa Gishari ni hari Gishari hari aho polisi n'ubundi jya yitoreza yego ni hafi y'ikigo cya polisi aho batoreza yego Emirene kuba yafata uwo murenge akawujyana i Rwamagana tuzi ko dufite umurenge wa Kinyinya ibyamare bikunze kubera amafuresheri hari n'iki byose n'uburyo yubatsitse neza undi murenge wa kabiri buri ukunzwe cyane wa Nyarugenge bura narwo ikunzwe cyane nka Kimihurura akunzwe cyane umurenge wa Remera ni mwiza cyane imirenge hafi ya yose yo mu mujyi wa Kigali ifite furesheri irasa neza gufata uwo murenge rero Emirene akawutwara i Rwamagana bivuze ngo hari icyo yarakeneye hakeneye privacy amakuru ambwira ko ibyamamare birimo Junior Rumaga ibyamamare birimo Bruce Melody ibyamamare birimo Chris Easy ibyamamare birimo Rocky Kimomo yego ibyari byo byamamare byitabiriye umurenge abantu baherekeje Emirene bari abantu 80 hanze y'uwo murenge wa Gishari ngo ubwa mbere byari bibaye hari apese muri 20 icyarimwe zije mu bukwe bw'umuntu umwe cyangwa mu murenge w'umuntu umwe imodoka 20 Emirene wanyuze muri Kigali Clipper Zone yambaye ikote ryiza Emirene ikote yari yambaye rigura amadolari 400 ahantu yariguze ndahazi ishati y'umweru karuvate nziza imeze neza iri mu tubara tw'umutuku yari smart Emirene n'umwe mu bantu bankurikira mu kwambara bro bigeze ku makote n'uwa kabiri kuri njyewe ibyo ntabwo njya mushidikanyaho ni umusirimu
inkweto, azi inkweto nziza, azi costume nziza, azi za eleto, ni umusirimu nyine, azi ibintu. Umugore we yambaye ikanzu y'umweru, inkweto ijya kuba umweru ariko atari umweru, basaga neza, n'akantu gafungiye cyane mu gahanga. Ariko bati umugore we yabyibushe, gwede imbere inyuma nose yabyibushe. Abana banga bibyuhiye, bamuretse akibyuhira, kari mu bihe byiza, kandi wananutse, kandi ubunabwo ananutse, nabwo bavuze bati dore stress, atangiye kugira stress mbere yuko ubukwe, baretse undi mwana akibyibuhira, bibatwaye iki? Bibatwaye Irene se wabonye batabyibushye, wabonye Irene fresh afite. Reka Kamara, abantu bananuka bari bagutegura ubukwe, n'abantu babakoze ubukwe kuri huti, abantu babakoze ubukwe kuri pressure, abantu babakoze ubukwe badafite amafaranga. Irene afite ibifaranga, afite ibifaranga byinshi cyane, ibintu bye byose birateguye. Wigeze ubona groupe y'ubukwe bwa Irene? Hene uzatwererwa rwose, nanjye nzamutwerera ku bushake bwawe. Bushake bwanjye, mfite ubukwe bwa Petit Frere kuwa gatanu, ubukwe bwe buza kuwa gatatu, nzabutaha, ariko kuwa gatanu nzaramutwerereye, intwerera nizamugeraho kuko n'inshuti yanjye, umuntu twogosha n'umwe, yoshe muri sari imwe, n'umupampe wanjye. Kamara, ubwo kubera ko umuntu wogosha ari umwe, ugwise umwita inshuti yawe. Okay, turaziranye. Wari wakora ikiganiro kwa Irene? Ntabwo ndagikora nuko narabishaka. Bamamagaye kenshi. Kamarade. Rero navuga iki? Irene yaburije kuba Irene. Hari njyewe kamubaza. Irene wegera akaryura hanga bagahita bakora ikiganiro yaburije kubaza wowe. Ahubwo n'igihe kitaragera byihorere. Hari igihe kizagera, kandi rega none se Irene ugira ngo hari ikintu ngeze mfite platform yanjye. Iyo najebwe n'abantu 3,000 banjye mba nshima Imana. Ntabwo ari ngombwa kujya kwa Irene. Irene umurenge we wari uteye ubwoba cyane, mbaza ngo wari uteye ubwoba bimeze bite? N'umurenge harimo abasore 9 bibigango, bavuze ngo amabounce 9, ababounce 9 oya, bazengurukaga muri sare, bari ko nawe uri gufata akafoto, banatanze condition bati nta muntu wemerewe gufata video, nta muntu wemerewe gufata ifoto, nta muntu nta usibye ababyeyi bonyine, kandi nabo ababyeyi se ibyo babyitayeho. Icyambere bababona MI iraho ngaho, bababona b'abakameramani beza baraho ngaho, bababona. So Irene ngo umurenge yari yawushimuse hose. Umurenge urawishyura bakagusezanya wenyine, subizi we icyo kibazo cyo gusezeranya, yego condition utubashiraho, yego mfite nta foto yemerewe, nta video yemerewe. Urabyibuka cya gihe Vestina arongana na Odraogo, sigo Odraogo sibyo, nabo bari bagize prive, tujya tubona amashusho y'umurenge asohotse hanze, amashusho ya kamera zisanzwe zo mu imbere, tunagiye hanze kugira ngo umenye ko byari binagoranye kwa Irene. Ifoto zakoreshwe ku mbuga nkoranyambaga zose niyo waziposting, oya nagaye amafoto n'utu video, oya ifoto imwe hari ifoto imwe hari, urabyumva neza. Izindi zari video ebyiri, zari video imwe arimo gusomesha ku mudamu wiwe, n'indi video arimo gusezerana arahira gutya, urabyumva neza. Katurebe ntago ari wabyipoze kamera, reka mubwize ukuri, ahantu hatani umuntu urenze umwe, byanze bikunze ntihaburamo umuntu ushobora kuvuga ati kamwenda kibye wana nanjye nagatanze yuko byakabaye, nyamara nta foto na posting iwe. Okay, sawa, kuko video ye ndi mu bantu ba mbere bayipostinze cyane. Harimo gusa ya mbere yari arimo arasomesha umugore we, ya kabiri yamanitse ikiganza ari kurahira, kugira ngo bakwereke yuko Irene ari n'umutaperi cyane. Navuze ati ko uri igikoko mu myambaro, Irene uri igikoko, Irene uri igikoko, Irene uri igikoko mu myambaro. Kandi ubukano kantu baza kugaca bakavuga ngo navuze ngo igikoko ngo ni imfungwa. Siko baba ese ariko baraguhiga cyane, ariko ubanza wafunzwe abantu benshi, ukangatire Evo ugashira muri gukapu kano kantu. Irene uri igikoko, nagutinye, uri igikoko bitaba ya ikirweka yuko Irene ari igikoko mu myambarire. Rero de n'iki ngiki, Irene agiye kurahira yibutse ko atafunguye igipesu bro, ni system ya WhatsApp ubundi. Iyo uhagurutse ubundi ubugomba system y'ikote, iyo wicaye igipesu uragifungura, yego ukagifunga, wahaguruka ukagifunga, kandi nabwo ntabwo bifunga ari 2 cyangwa 3, ufunga igipesu kimwe cyo hejuru, ikindi cyose ukakihorera. Iyo ni system ya WhatsApp. Kabiri, iyo ugiye kurahira ntabwo urahira ufunze igipesu, uragifungura kugira ngo itaza gusa nabi.
mu mafoto iyo rikaza kwigira ukuntu iyo ufunguye igitsina gipesu ukazamura ikiganza marimo nabigisha abagiti mwinshi batazi kwambara narababonye hari abantu twahuriye ahantu nabona umujama yambaye ikote ry'ipesu bibiri byose yabifunze no ukabona ngo ishati y'isengeri yasagusanga ndabyanga buriya ko n'umuntu yambaye ishati bajya ngo n'isengeri birasagukanga. Iyo uzamuye ikiganza ugomba gufungura igipesu cyo hasi icyo hejuru byose urabifungura. Iyo wagurutse ufunga igipesu cyo hejuru icyo hasi ukagifungura. Ubwo ni ku ikote rya debuto. Emirene akora ibintu nyereka yuko ari umuhanga cyane, azamura ikiganza ahita afungura igipesu anareba umugore gutane bamubwira ati sheri ndagutsindiye wakintu ako Emirene afite icyana cyiza we mbega icyana cya nyirabukwe ni cyiza gifite neza gifite nonge nkunda zira size nese kunda uzira size ikintu kibikwereka se n'abanyamutima mwiza n'abantu ni wa muntu kujye mu gituzwa buti kweri mana wagize neza no kumureba gusa tumuvuye muri douche na swime ayikenyereye nk'aha ngaha gutya ariko ayikenyereye aha ngaha ikabigeze nk'aha ngaha uramureba ukavuga ati Emirene kawugeze kuri abanyamakuru bo mu Rwanda Emirene afite umugore mwiza none uketeye kabiri aratuje bro aratuje urabona ko ari pose urabona ko ari umuntu nawe urakabye none se ubona umuntu mu ifoto cyangwa mu video ugahita umenya ko umuntu atuje nakabya ubwo wahise umenya ko atuje nacyo mbikubwiye gutyo Emirene umurenge ugenda neza binyereke ko kuwa gatandatu mu Ntare Conference Arena ya hano ku Gisozi mu Rugano ahandi factory service akorera niho bazakorera imihango yo gusaba no gukwa mfite amakuru ko mariage izabiteye ubwoba service umutekano byakajijwe babarinzi bose bajya bona inyuma y'abahanzi bose bazaba ari hariya nta muntu uzaba wemere kwinjira invitation bayiscanninga kandi nta wundi wayinjira bayiscanning invitation nta muntu wemere kwinjiramo. Bisobanuye iki kubona umurenge warabaye abatumiwe gusa? Oya bisobanuye iki kubona umurenge warabaye tukabona za nshuti za hafi zose nkuko twabivugaga bakiramani bansaye bande bose nta numwe wahagaragaye? Erega abakiri ibindi bikorwa byinshi haba hari ibirori nibyo umurenge kwanza ubundi mu murenge hari n'umubare w'ubutagomba kurenza. So na hantu bihuriye n'ubushuti no kubana nabi kwabo. Kiramani yaramutwerereye warabibonye 100 yaza inote za 500 aramutwerera niba ari 100 ntabwo mbyibuka. So nabandi baramutwerereye abantu bose baramutwerereye bategereze bazaze mu bukwe. Nutibona mu bukwe bwa Emirene uzamenye ko ntabwo muri inshuti ntabwo umuntu aziranye uri umuntu urango uri bijiyo bije. Kamana ari gihugu n'umuntu utibonye kuri liste y'abantu bagomba gutaha ubukwe bwa Emirene ufite ikibazo. Ntabwo muzuye uzataha ubwanjye bwo nta limit. Kamara ariko nawe uzadutunga urugero abantu nka 30 nk'abamutabaza. Oya bira n'ubusambo. Ubukwe n'ubw'imiryango inshuti n'abavandimwe abantu bagomba kuza bakarya bakanywa. Byaba nta bushobozi mfite bw'ibyo kurya n'ibyo kunywa nkabwira ati buri wese zanire fanta n'irindazi. Si sawa ni sawa ubundi tubyine ganyobwe bitwaye ikisi. Ariko se wowe ukira aho ngaho turimo kwinjira ku ngo ziryoshye bamugani zirimo no kujya kurushinga nakomeje kugenda mba n'indi nkuru noneho ituma bamwe bagira n'ubwo bwo kurushinga abandi baravuga bati nuko imiryango y'iki gihe isigaye ibayeho nuko nk'uko ibintu bisigaye bigenda ingo zose. Ubwo ibyo ndabera kuki nabwo ndabera ku kiganiro cyaturutse kwa Irene kuri MY Empire niwe mukuru warinda cyane muri muna we Kamara ngo telefone twaze ne muri muna we yego umukobwa ameze nk'urimo kwikoma mu buryo butaziguye mukuru we ku rugo rwe n'umugabo we Christian bidateye kabiri no baragaruka baraza baramusubiza haza kuzamo n'amagambo nita kari amagambo akomeretsa mbarada kw'imiryango amusobanurira amubwira ati wowe wabyariye wanyo. Ariko rero dufite ikibazo gikomeye cyane muri shop z'inyarwanda. Kamubwire cyo kintu narema amagaye Christian inshuti yanjye twarakuranye naramurutaga hejuru imyaka naniga we yigaga nko 4 niga mu 3 primaire urumva kari nka petit frère. Mubwire ko atakwiriye kuzana ibi bintu izi dira zireki kubera iki
izi diru zirimo zirexpose ubuzima bwa famiye ahantu butari bukwiye kujya. Ibi bintu voda stand by. Aha ni ikiganiro gishingiye ubundi, ikiganiro gishingiye kuri ibi ngibi. Yumva akantu ku kandi. Nirinda na Christian bamenye mu gihe gito barabana. Yego Nirinda wazanye Christian muri showbiz, abanyarwanda baramumenya, ntabwo bari bagize gute bazi Christian. Christian yicuruzaga ibintu by'amavuta, afite n'amasaro. Ngo ndavuga moderne, ndavuga nk'umuntu tuziranye. Yego, ni byiza, baraje bakoze ubukwe bwiza, narabutashe, ntaratwerereye, nakoze buri kimwe cyose n'inshuti zanjye, narabutashe ubukwe bwabo bwabereye ahantu ubwaniyo Bosco bwabereye, ni ndaho ubwarinda bwabereye hano kwirebera. Murumuna wa Rinda witwa Nkusi, nubwo ari murumuna we, bavukana ku mubyeyi umwe. Ngo ki papa wabo surama ko kandi, nubwo uyu Nkusi Queen afite icyo apfana nande na Rinda, ntabwo bavukana ku babyeyi bose. mama na papa bavukana kuri nyakwigendera papa wabo, umugabo mwiza, umugabo akubwira yuko yari imfura. Nkusi buriya na Rinda yitwa Nkusi, wari ubizi? Uko gushwana rero kw'abo bana kwatangiye ryari? Batangiye kuryana kare. Ubu bino bintu nimbivuga baravuga ngo jya muri ribu nk'iki, nimwe mwabyizaniye hano ku mihanda, ntabwo twari dufite kubavugaho, ntabwo nari mfite gahunda yo kubavugaho njyewe ubwanjye. Njyewe ni Faxman, ndi umusesenguzi, muzakora ibyo muvuga, muzampfungishe, muzazana naraza no kubivuga ibi bintu njyewe. Rinda akimara gukora ubukwe, ariko mbere yaho gato y'ubukwe babanje kugira amakimbirane, bagira amakimbirane muri anniversaire buntu ari buvuge. Ayo makimbirane yaje gukomeza no muri bride shower. Ubwo wabimenye? Bride shower cyagiye baba barimo gutegura umukobwa wenda kurongorwa, n'abakobwa bakazana amagifti, gusezera ku bukumi bwe, bamuha amagifti, umwazana ibisorori, undazana amarushe, undazana ikaito y'amakariso, undazana isutiye, undazana mu bukumi. Oya buriya hari ikintu mutazi, buriya no muri bride shower n'aya mabuno y'amakwano agezamo, wari ubizi? Baramuraka bati ngo bacu nta nyasha afite. Njyewe rero ndamuzanye ikaito y'amanyasha, amabuno y'amakorano barabizana. Kandi twebwe twari tuba tuzi yuko umuntu abagiye guhabwa impanuro z'ababyeyi, aho kugira ngo bamuhereze impanuro bakambwira ibyo bazimakiya. Ubu ngubu nibyo bintu bisigaye baho muri brother shaka kugira ibyo kibuyitaho, ukimakiya, ngiminwa ukayiborebereza, ngo umugabo akizanye imyenda ukaba wayivanyemo. Ibyo bintu nibyo babisha muri brother shower. Iyo rero bazi yuko uri sankabuno cyangwa uri sanyashi, bagukubita ibikaito by'amabuno amwe y'amakorano, nabyo bakabigupfungira bati dore twaye nyashi. Nawe mukamona mu ikanzu y'umweru y'amatajeriya. Kandi sha burya umugabo we ni ubizi ko nta kintu afite. Mama, zagutestinga nzabaza. Mbanganira Kamire muri brother show. Kamire utababara, ndabizi ibiganiro byanjye bireba ukamwe umuntu wanjye yarasaze. Hano wari kuryoshya ikiganiro. So muri brother show habamo amatiku. Iyo wumvishe no mu bukwe, even mu bukwe bwa Rinda na Christian, uyu mukobwa ngo ntabwo yari yigize gute, ntabwo yari yishimye, hari harimo akantu k'umunwa, hari ibintu byo kutumvikana. Kandi abandi bavukanye umwe yakoze ubukunda abayishimye yibikanya avuga ati Imana ushimwe. Uko kutumvikana rero, ariko uyu mukobwa ngo ni uyu mukobwa uyu murumuna wa Rinda nawe ngo hari ukuntu atameze neza, hari ukuntu agira utuntu tw'udushyari, hari ukuntu agira utuntu tw'udutikutiku, nyine hari ukuntu umuntu afite karemano ashobora kuba ariko abateye, ariko abantu bakabibona nk'amatiku. Numvise Rinda avuga ngo bari abahungu bose mugenda mutandukana, wumva ko ari benshi ubanje ubira kantu. Niba Rinda ashobora kuvuga ngo bari abahungu mugenda mutandukana, n'ikimenyimenyi rero ngo yabyariye iwabo, ngo wowe wanabyariye iwanyu, yaratizwe aravuga ngo ariko rero wacu agezanye barigana ku muntu wabyariye iwabo. Urabyumva neza, njyewe sinigeze mbyarira. Ariko rero nubwo bimeze gutyo, Christian na Rinda mwakoze amahano, mwakoze amakosa, binashoboka ribu yabafunga. Baza muri ayo makosa bakoze. Icyambere
kwegisipoza umwana muri ibi bibazo byabo uko ari batatu. Umwana ni inzirakarengane. kuza kuvuga ngo umwana ngo wabyariye mu rugo bw'ibwabyo umwana uri bwume muvuga ngo ngo bamubyariye mu rugo ngo ni igisebo, bivuze ngo iyo ubyariye mu rugo akaba ari igisebo kuri wowe, ubwo umwana niwe gisebo ku muryango. Sinzi ubusesenguzi ni gukora ubwo n'ubwanjye, ubwo mu bundegere mu njyane muri ribu. Oya ndagira nkwereke ko ko hari umwana wabaye inzirakarengane. Hari umwana wabaye iki? Inzirakarengane. Uko kuri inzirakarengane umupampa wanjye big man meze ndi mu kiganiro, ndaje kubabagara ikiganiro gato nabihanganye gato, ndaje kubabagara iminota 5. Sawa zedure mu muji umujamanje avuye muri Amerika aje kundeba. Kuba umwana mwamuzana muri iyi mihanda by'ubwabyo bihanwa n'amategeko. Kabiri, none se uyu mukobwa Queen Nkusi niwe wabyaye wenyine na Christian yarabyaye, kandi umugore wabyajije ntabwo ari we warongoye. Bivuze ngo mwese rero mwatesheje agaciro umuryango. Niba ushobora kuvuga ko Nkusi yabyariwe bakabigisebo, Christian nubwo ni igisebo ku muryango. Bivuze ngo Christian nawe uri igisebo ku muryango kubera yuko none ikimenyimenyi ntabwo ndi kuvuga ibintu bifite fact, ndi kuvuga ibintu bifite fact mu byumve neza. Christian, you are my best friend, you are my big brother. Nakuvuga ibintu byose kubera ko mwabyikiriye hanze. Mwerekanye umwana Christian yabyaye umuzana muri vlog urabyibuka? Yego. None Christian ko ateye nyina inda nuba ari urongora ukarongora arinda, why? Ubwo niba Queen adashobotse yarabyariye wabo, ubwo niba Queen adashobotse rero, ubwo niba Queen adashobotse nawe ntabwo ushobotse kubera ko ntabwo wateye inda. Ntabwo ari we ntabwo ari abahungu tujya twigira ukuntu tukumva ko abakobwa ngari babyariye iwabo kandi batariteye inda, natwe tuba twarabyariye iwabo. Nkubwire ikosa nakora mu buzima bwanjye, mbizi ko nateye umukobwa inda, mbizi ariko mbizi 100% kubera ko buri umutipe iyo yateye umukobwa inda ababizi 100%. Rubizi kamara buriya bakubwira yuko ko mwana amenywa na nyina. Kamubwire umunsi wateye inda umugore wawe ntabwo ujya uva mu mutwe wawe, uragereranya ukavuga ariko kino gihe hari igihe numvaga bimeze neza cyane n'iki donc ibihe byo gutera inda umugore urabimenya. Ahubwo abagore benshi nibo bamenye ibihe byo gusama byabo, akaba avuga ati ahangaha bishobora kuba byabaye. Niba rero Linda na Christian mwicara imbere ya kamera mukavuga kuri uyu mwana w'umukobwa, icyambere muri kumukorera muri kumuhypinga, muramushyira ku rundi rwego, ntabwo twari tumuzi turi bumenye. Kabiri, nagiye kubona muna kuri Instagram mbona my notification yabiyoze n'umwana. Kabiri, muri kwishyira hanze ubuzima bwa famiye, muramushyira hanze. Gatatu, murimo murasebya Nkusi nyakwigendera papa wanyu, umugabo w'imfura warwaniye igihugu, abantu bazihibi imico myiza. Buriya Queen nagaruka n'akamusubiza, buriya Queen nawe naramwaka. Queen we n'umusazi nawe ari tayari kubasubiza. Niba tumusoza tunabivuga tunasoza n'ikiganiro, birakwiriye ko mukwiriye kwicara nk'umuryango mukavuga muti icyo dupfana cyangwa icyo dupfa. Kabiri, turasigasira umuryango. Gatatu, ndashaka kuza kuri iki kintu wari bukinyi bagize kandi ntabwo babyibukaga, kandi nabikubwiye ko turi biganire. Ukumva ibintu bitanu cyangwa ingaruka eshanu zishobora, nagira nkumvishe yuko umusesenguzi abatekereza cyane aba nibuka, tugomba kujya tujyana cyane. Ibintu bitanu bishobora gutuma cyangwa ingaruka eshanu zishobora kuzaho mu gihe urugo rwawe cyangwa ubuzima bwawe bw'urugo cyangwa bw'umuryango wawe wabuzanye muri social media. Ingaruka ya mbere, kubura umwanya uhagije w'umuryango. Ibikorwa, ibitaramo n'ingendo bishobora gutuma utabona umwanya uhagije wo kuba hamwe n'urugo rwawe. Urabyemera cyangwa kubyemera? Ikintu cyasenya umuryango. Kabiri, ishyari n'amakimbirane. Kuba ahura n'abantu benshi cyane, abafana n'abandi bakorana nawe, bishobora gutera kutizerana cyangwa ishyari.
sinzi niba ndi kubwira urimo urabyumva. Oya, ndimo ndabyumva, turimo turajyana. Yahuye n'abakobwa bamufana, bifotozanyije, abahaye bizu kwitama, barafatanye, basanze ahantu ari yicaye n'abafana abakobwa cyane cyane bambaye ubusa, bari gukoranaho ibyo bintu. Uko gura cyane n'abafana bigira gute? Bishobora gusenyera umuryango. Gatatu, kuba ubuzima bw'urugo bugaragara mu ruhame. Wakansubiramo kantu? Ko ubuzima bw'urugo bugaragara mu ruhame. Ibibazo by'urugo bishobora kugera ku mbuga nkoranyambaga cyangwa mu itangazamakuru bigatuma bigorana kubikemura mu ibanga. Karenze umuntu akakiyamagara. Bivuze ngo wowe n'umugore, ndaguha urugero, ejo bundi ntabwo ndivuga izina rye, mbabarira, ntabwo ndibuvuge izina rye. Twavuye kwa King James, tuva kwa King James, pampe wanjye, umujama wanjye wavuye muri Amerika araza, tujye gusangira Kamiriya, turarya turanywa, haramwe ariko rero nasohoka ko niba ngiye Kigali n'umushaka kureba ahantu muri boîte babyina bagira gute bizunguza. Tuba dufashe imodoka, tuba tugiye gute, tuba tugiye ahantu mu kabari kahandi Kigali. Tugezeyo mbona umugore w'umunyarwenya ari kumwe n'undi mugore, nabo umugabo we n'inshuti yanjye, n'uwo muryango n'inshuti zawe. Nta kibazo cyari kirimo, ariko mbona bazanye n'abandi bagabo, mbona bazanye n'abandi bantu b'igitsina gabo, babazanye raundi ya mbere cyo kunywa. Ntabwo bari kumwe n'abagabo babo, Bari kumwe n'abandi bagabo. Abo bantu ndabazi, no muri showbiz abantu barabazi. Raundi ya mbere barayizanye, raundi ya kabiri barayizanye. Noneho umuntu twari kumwe, ubwo nyine umusheri w'uwo mutima twazi wavuye muri Amerika, abarambwiye ati ariko se wiyasura umugore w'akana kabari gusomagura bari kurya iminwa. Imfizi yanjye useho bari batangiye no kumurya iminwa. Nanjye mbona birebye, mbona umugore we rwose bamwanjamye, mbona bari kumusomagura, mbona barimo baramukubita ku mabuno, mbona barimo barasunda. Umukobwa n'umukobwa bafata amabuno bakazunguza, byari bigezweho cyane, ndashimira leta y'u Rwanda. Umukobwa ku mukobwa cyangwa umugore ku mugore bafata amabuno bakayashyiranaho, bakajya bazunguza pom 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 bakaryamanaho, bakajya bagakoranaho amabere, bakajya gute. Iyo rero ubuzima bw'icyamamare bwagiye hanze, ubuzima bw'urugo rwawe uba ugomba kugira uko witwara, kugira uko uvuga, kugira aho uburi, kugira aho usohokera, kugira uko witwara mu ruhame. Icya kane, ibibazo by'amafaranga. Amafaranga yinjira muri showbiz ashobora kutaba ahoraho, yego, cyangwa uburyo akoreshwa bukaba intandaro y'amakimbirane mu rugo. Mbaza ngo kubera iki amafaranga muri showbiz urazi nagahoraho? Ubu twe turi mu mezi y'ubukene, subizi aba YouTuber, ubwo ndimo bwo nanjye mba nivuze nyine. Niba Christian yaracuruzaga amavuta, afite sara, afite iki, ubu mwanya wose akaba yarawariye iki showbiz n'amafaranga n'ibiki byose, nta mafaranga ari kwinjira, ntayo. Ni ibibazo, twese turakenye, twese byarandi. Gatanu rero turasoza. Kugira abantu benshi bamukikije, inshuti, abafana nabo bakorana, bashobora kugira uruhare ku buzima bwe bwite. Sikiyazi n'icyambere, ariko ntago ari kimwe. Kugira abantu benshi bamukikije, inshuti, abafana nabo bakorana, bashobora kugira uruhare mu buzima bwe, rimwe na rimwe bigatuma umugore yumva ko atagifite umwanya uhagije mu buzima bwe, cyangwa umugabo. Ubwo haraziramo kutamenya kongera kwita ku mugabo nk'uko wamwitagaho, kwita ku bana. Umugabo araryamye, afite akazi mu gitondo, wowe uraye muri boîte, saa 8 za nijoro kumukomangira, brad shower za buri kanya zitaha saa 8 z'ijoro. Twabizi ko brad shower irarangira hakabona after party. Ubukwe bwa buri kanya bw'abacuti bawe mubana muri showbiz buri munsi. So reka ngiye inama rero Rinda na Christian, muri abantu bakuru, muri abantu mu gikora ubukwe, muri abajyambere, ndanabafana cyane, ndanabakunda cyane, mu muratera imbere, biragaragara ko mutera imbere, abanyarwanda barabakurikiye, ariko byo bwabyo gutera amagambo na murumuna w'umugore wawe ntago ari ikintu cyiza. Umugabo ahora akomeye kubizigira by'urugo. Umugabo ntago ajya apfa guteshwa ngo yinjire muri bwa baba. No. Makuru umugabo, always umugabo. Uzi nkuru ya mukobwa yavuga biriya bintu,
Christian akaza avuga ati ariko rero nta kintu ntabwo yigeze tuvuga nta kintu na gito yigeze avuga kandi ni umukobwa wacu ni murumuna wa madamu ni muramukazi wanjye ndamukunda ndamwubaha nta kibazo na kimwe dufitanye uzi icyo gihe muri kigatoye ubundi niyo nicecekera il faut me faire les imbéciles avec l'assurance buriya niyo yicecekera ntagira ikintu avuga uzi icyo gihe ukuntu bitabigenda ikibazo cyari kiri kuri mwebwe kuri ndavuga ni ukuri ubuzima bwanyu murabwe expose wambaye ibitenge baguteye make up uri gukina amabigi uri kugira gute yafashe ibuye ari mu bibwana ikibyaje n'icyo yahamije sinzi niba uri kubyumva neza bandi banabyumva hanyuma rero niba bimeze gutyo iyo Christian ari bamera gutyo bakicecekera twari gusigaye cyo tugibona kuri uriya murumuna wabo ikindi amanota ari kujya kuri Christian n'uruguri bavuga abantu nyamara byo bari barabizi kandi ko bafite umwanya wa bwe reka nkwereke nta muntu muri showbiz watewe amabuye nka Sabe bugeze ubona Sabe aza gusubiza umuntu wari wese ubwanuka gaze gusubiza soza ikiganiro kagisoreza ahangaha nshaka kubanza kumbwira na Queen ukamubwira uti nawe cyo koza wa mwana we hari ukuntu ubahutse urugo rw'abandi ibitakureba ushaka kubivugaho uza kubishyira muri showbiz kandi hari uburyo niba mufitanye bifu cyangwa niba mufitanye ibibazo byo mu miryango byarebaga mwebwe urabimubwiye njyewe nta kintu n'umubwire nawe warengereye niba ari n'ibibazo mufitanye mu miryango ugende wegera umuryango wawe wabwira uti I'm sorry nakoze amakosa uri mukuru wanjye ntago wari uko twarezwe cyangwa se niba ari nako mwarezwe mu byigumanire niba ari na bifu mufitanye kuba mukiri abana mu byigumanire niba ari ibindi bibazo bifitanye n'urugo rwa Christian byigumanire ntago ari ngombwa kuza kutubatira ibibazo biri aho ngaho kandi nabano banyamakuru babashuka abantu babakuramo amabanga y'ingo namwe tubagarukaho ntago muri abantu b'abagabo ntago muri inshuti iyo wumvishe umuntu yakoze ikintu kiri buze guteza saga muri rubanda cyangwa kiri buze guteza imvururu cyangwa kibuze guteza ikibazo ibyo bintu bikatinga bikuremo nta kintu bibuze kuza kwigisha societe kuza kutubwira ko umuntu yavuze kuri murumuna we kuza kutubwira ko umuntu yise mugabo wa murumuna we karimbwa nta kintu biri bufashe societe bikata ibyo bintu bikuremo utuye ibyo dukeneye kumva kandi bifite umumaro kamara reka ngushimire cyane Evo ndagushimiye cyane na Evo dabo yakoze cyane kudufasha kugira ngo amajwi n'amashusho bibashe gutambuka kandi bisa neza cyane nibuga Global TV ibisanzwe ngewe ni Joseph Muvunyi